Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwebwe mwese mudukurikiye muri aka kanya aho muri ku isi hose hatandukanye, twizere yuko mumeze neza. Niba kandi uwe udukurikiye utameze neza muri aka kanya, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko tunakwibutsa yuko atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo guhaguruka kigabo ukagerageza kwishakamo igisubizo, kuko burya uruhare runini rwo kugira ngo ejo bigende neza ni weho urufite. Ikindi byiza bihora imbere, so ntucike intege rero. Nanone ntabwo twatangira iki kiganiro tutabanje gushimira mwebwe mwese, buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Muri abantu b'agaciro, muri abantu bakomeye, ko ni mwebwe mudutera inkunga yo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi, so turabibashimiye cyane rero. Imibare iracyatwereka yuko hari abantu benshi bareba ibiganiro byacu, ariko bo bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo, wenda ukaba ubiterwa no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri makeya. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa, nta kiguzi bisaba, ni ubuntu, noneho ukaba ubigezeho. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Nk'uko rero mwamaze kubibona, uyu munsi twongeye kugaruka ku muryango, tugiye kuganira ku muryango, cyane cyane umudamu. Ese waba uri umugore uhanganye n'ikibazo, wenda umutware wawe cyangwa umugabo wawe ntaguha amafaranga kandi ntashaka yuko ujya no gukora, wabigenza ute? Nibyo tugiye kurebaho muri iki gihe. Ni ikibazo abagore benshi bahanganye nacyo, ariko gikunze kuguma mu mitima yabo, kikabababaza kandi kikabaremerera, ntihagire uvuga. Ese waba uri umugore ufite umugabo utaguha amafaranga, ntagusobanurire aho amafaranga akoreshwa mu rugo? Ikindi ikibabaje kurushaho, ntanemere ko wajya gukorera ayawe. Iki ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe, ni ikibazo rusange. Imiryango myinshi ihanganye n'iki kibazo. Ariko nanone, niba udukurikiye muri aka kanya ukaba uhanganye n'icyo kibazo, that's not the end. Ntiwumve ko ibintu byarangiye, ngo wumve ko uri umuntu wagowe maze wiyicarire ubundi uterere iyo. Oya rwose, hari icyo ushobora gukora. Wakora iki rero? Ikintu cya mbere, tangira ubiganireho n'umutware wawe cyangwa umugabo wawe, ariko muganire mu mahoro, atari mu makimbirane. Ibuka ko hari impamvu zituma umutware wawe cyangwa umugabo wawe yitwara gutyo. Ashobora kuba afite ubwoba, wenda yibwira ko nutunga amafaranga uzamucika. Hari ababyumva gutyo. Ashobora se kuba abiterwa n'igitsure cy'imico yakuriyemo, cyangwa se yibwira ko gukorera amafaranga kwawe byatuma umusuzugura. So with this in mind, mu gihe muri kuganira kuri icyo kibazo, irinde uburakari. Gerageza kuganira nawe utuje, umubwire icyifuzo cyawe n'impamvu kigufitiye akamaro. Wenda uti, nifuza kugira uruhare mu iterambere ry'urugo rwacu. Ntabwo nshaka guhangana, ahubwo nshaka gutanga umusanzu wanjye. So urumva ko ari amagambo yuje ubwenge kandi aruta cyane ya yandi yuzuyemo uburakari. Ikindi cya kabiri wakora, niba ubona bishoboka, ariko musabe uruhare mu micungire y'amafaranga y'urugo. Nubwo yaba atemera ko ujya gukora, ushobora kumusaba ko mwafatanya gutegura ingingo y'imari y'urugo. Umusabe akwereke amafaranga yinjira n'aho ajya. Ibi biguha amahirwe yo kumenya uko ibintu bihagaze, kandi bikaba bishobora no gufungura inzira y'ikindi kiganiro cyubaka, kikaguha icyizere cy'ejo hazaza. Ikindi cya gatatu, shakisha uko wakora kandi utavuye mu rugo. Ibi nabyo birashoboka.
Niba kujya gukorera hanze ari ikibazo, ushobora gushaka ibikorwa wakora uri mu rugo. Urugero, guteka ukagurisha ibiryo, kuboha cyangwa se kudoda. Ubu iterambere ryo ryaraje ryoroshya ibintu. Ushobora no gucuruza ibicuruzwa ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ntibizagusaba igishoro cyinshi kuko ushobora no gutangiza igishoro gito cyane. Imbaraga z'umugore uri mu rugo ntabwo burya ari nkeya. Ni ubushobozi butagaragara ako kanya ariko bushobora kukugeza ku iterambere. Tangira rero utangize igishoro gito ushobora kubona, ubikore bucece, hanyuma noneho uzareba umusaruro bitanga. Hari abagabo benshi batangiye kubaha ibikorwa nk'ibyo by'abagore babo nyuma yo kubona umusaruro bamaze gutanga. Ikindi cya kane, shaka inama n'ubujyanama. Ntugume wenyine mu kibazo nk'icyo, ntugahitemo kubabara bucece kandi hari ugufasha. Shaka umuntu wizewe ushobora kugisha inama, yaba umujyanama mu muryango cyangwa se inshuti wizeye, yayindi twita inararibonye. Nanone hari amatsinda y'abagore ushobora kwifatanya nayo, ukagenda wunguka ubumenyi ndetse n'ubushobozi bujyanye n'ubucuruzi cyangwa se kubika. Ikindi cya gatanu kinakomeye cyane, rinda umutima wawe. Wirinde kwishora mu makosa yo gushaka amafaranga uko byagenda kose. Akenshi iyo umugore ahungabanye akabura icyizere, hari igihe ashukwa akaba yakwishora mu bikorwa bibi. Urugero, nko gukorana n'abantu batamwifuriza ibyiza, kujya mu madeni cyangwa se gukora ibintu bihabanye n'indangagaciro. Ntuzigere rero utekereza gukemura ikibazo kimwe ariko witeje ibindi byinshi, oya rwose. Ahubwo ishakemo ingamba zirimo ubwenge, ubupfura kandi ntiwibagirwe n'imbaraga z'isengesho. Dusoza rero, kuba umugabo cyangwa umutware wawe ataguha amafaranga kandi ntanemere ko ujya gukora, ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwawe. Ni ikibazo gikomeye turabyumva, ariko nanone si cya kintu gifunzwe kidashobora gufunguka, oya. Tangira umuganirize mu mahoro, gerageza kugira uruhare mu micungire y'amafaranga yo mu rugo niba bishoboka. Tekereza ku mikorere itagomba kuvana mu rugo, shaka ubujyanama bwizewe kuko birashoboka ko wabubona. Rinda agaciro kawe ndetse n'indangagaciro zawe. Burya umugore wifitiye icyizere, ubwenge ndetse n'umutima utuje niwe utera imbere gahoro gahoro kandi akubaka urugo rwe rugakomera, ntiruzigere rujegajega. Mwakoze cyane rero mwebwe mwese mwabanye natwe kuva dutangiye iki kiganiro kugeza aho tugisoreje. Twizere ko hari byinshi mwabashije kunguka. Niba ubona hari amasomo y'ingenzi wakuyemo, turagushishikariza kutayihererana, uyasangize n'abandi. Bikorwa bite? Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, hanyuma urabona uburyo bwo kugisangiza n'abo wifuza kugisangira nabo. Natwe bitwereka ukanda kuri ayo magambo yanditse like, bidutera inkunga. Naho ubutaha rero mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu. Naho ubutaha.